Yes, kanizere ko mumeze neza kanogire mbaye kaza hano kuri Game Sport Hub, your home for latest football news, breaking news, team news and press conference after and before match review ndetse n'ibindi byose. Ahangaha niho honyine rukumbi uzajya ubisanga ibyo byose. Umunsi rero tugiye kurebera hamwe amagambo maze gutangazwa n'uwitwa Pep Guardiola. Murabizi neza yuko mu minsi yatambutse ubwo hagiye amakuru hanze hamenyekanye ko uwitwa Pep Guardiola agomba kuva muri equipe ya Manchester City cyangwa se agomba gutandukana na equipe ya Manchester City muri no meshi akaba yahita agenda. Uyu munsi rero amaze gusohora ubutumwa yageneye abafana b'equipe ya Manchester City, abashimira bose mu gihe babanye, abashimira amagambo yarahuzuyemo ikiniga cyinshi, amagambo mu by'ukuri yakoraga ku marangamutima y'abantu kuyumva, ari nabyo ngira ngo tugarukeho, ariyo ngiye kubagezaho, ariyo ngiye kubasobanurira ibyo yavugaga, tukabisoma mu rurimi rw'icyongereza kubyumva kugira ngo baze kubyumva cyane, tukagerageza no kubisobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi kugira ngo nabandi bose babyumveho, abafana ba Manchester City, abakunze Manchester City n'abandi bose yagishimisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Namamvu ngira ngo rero tuze kujyanirana. Gusa ndagira ngo mbanze mbibutse gukanda subscribe nimba utarayikanda, kandi nkwibutse kuza kurikinga ino video maze wisharinge inshuti zawe byibura, numara kureba ino video byibura wisharinge inshuti zawe nk'ebyiri, umuntu wese uzi umufana wa Premier League cyangwa ukunda Premier League, sharing ino video turangiza ujye muri comment wandike Pep Guardiola the GOAT. Yatangiye avuga ati it will be tough guys, cyase biraza kuba bigoranye, nibiri buze kunyorohera. Avuga ati when I left my first interview was with Noel Gallagher. Bwa mbere ubwo nageraga hano interview yanjye ya mbere cyangwa se ikiganiro cyanjye cya mbere nagikoranye na Noel Gallagher. Abantu benshi baramuzi Noel Gallagher, no muririmbyi akaba n'umufana wa Manchester City ukomeye cyane. I walked out thinking okay, Noel is here, this will be fun. Nasotse nibwira ni ubwo Noel ari hano ibintu byose biraza kuba bishimishe cyangwa se bizaba ari amahoro. And what time we have had together, don't ask me the reason I'm leaving. Twagiranye ibihe byiza cyane, nimumbaza impamvu ngiye. There is no reason, but inside I know that it's time, nothing is eternal. Ngo nta mpamvu ihari, ariko nanone imbere muri njyewe ndabizi ko nta kintu kiba iteka, ndabizi ko nta kintu kidashira, ndabizi ko nta kintu kitarangira. If it was, I will be here. Iyo kiza kuba gihari cyangwa se haza kuba habaho icyo kintu kitarangira kiba iteka, haza kuba hari ikintu kidashira, ubwo nyine byakabaye ari hano ubuziraherezo. But eternal will be the feeling, the people and the memories. Ariko nanone bizahora hiteka cyangwa se bitazigera birangira, ni byimviro n'abantu n'inzibutso zose twagire hano, byo bizahoraho iteka ryose. The love I have for my Manchester City, this city breathes from work, from graft. Urukundo mfitiye Manchester City yanjye cyangwa se Manchester yanjye, uyu ni umujyi wubatswe n'akazi gakomeye no kubira icyuya. You see it in the color of the bricks, ibyo ubibona no mu mabara y'amatafari yubatse uno mujyi. From people who clock in early and stay late, ku bantu bazinduka bajya mu kazi kandi bagataha batinze. The factories, the bankroads, the union, the music, simply the industrial revolution. Manchester no mujyi wuzuyemo amateka, inganda, abakozi, umuziki n'abarwanya impinduramatwara. And how this changed the world, n'uburyo ibyo byose byaje guhindura isi. In my team too, we work, we suffer, we felt,
no mu ikipe yanjye kandi twarakoraga cyane, twahuraga n'ibigeragezo tukarwana nabyo kandi tukihanganira ibyo byose. We did things in our own way, ndetse ibintu byose twabikoraga mu buryo bwacu no mu nzira zacu. Ewana uno witwa Pep Guardiola yakomeje agira ati work comes in many forms, and trips to Bournemouth when you lost the Premier League and you are there. Ati akazi kaza mu buryo bwinshi, ase akazi kaba mu buryo bwinshi. N'urugendo twakoze ubwo twerekezaga kwa Bournemouth ni ejo bundi kwa kabiri, ubwo twaburaga igikombe cya shampiyona mwari muhari. And the trip to Istanbul too, you were there too. Ubwo ndetse n'urugendo twagize rwo muri Istanbul ubwo twatwaraga Champions League yacu ya mbere, nabwo mwari muhari. Remember the Manchester City arena attack? Cyasati mwibuka igitero cyabereye kuri stade ya Manchester City, cyase ni arena yo muri Manchester, when the city showed the world what strength actually looks like. Igihe Manchester yerekaga isi yose uko imbaraga za nyazo zisa, cyangwa uko imbaraga za nyazo zimera. Not anger, not fear, just love, community and togetherness. Nta burakari, nta bwoba, ahubwo ari urukundo n'ubumwe gusa. A city united, umujyi wunze ubumwe. Muribuka icyo gihe hagaragara amabana menshi abafana ba Manchester City bavuga bati a city united, cyase nyine umujyi wunze ubumwe. I remember losing my mom during COVID-19 plutôt. Ase nibuka igihe napfushaga umubyeyi wanjye, igihe naburaga mama wanjye mu gihe cya COVID-19. Ngo this collab carried me through it. Equipe yamfashije kunyura muri ibyo bihe bikomeye. The fans, the staff, the people of Manchester, abafana, abakozi n'abaturage ba Manchester, you gave me strength when I needed it most. Mwamaye imbaraga igihe nari nzikeneye cyane. Akomeza agira ati my kids, my whole family, Khadun, you were there too. Abana banjye n'umuryango wanjye wose, ndetse nawe Khadun wari uhari. Bita Khadun Mubaraka, umuyobozi wa ekipe ya Manchester City, hano inshi baramuzi, bita Khadun Ali Mubarak. Navuga ati icyo gihe rero nawe wari uhari. Arangije akomeza agira ati prayers, don't forget every single instant. Bacyasati bakinnyi banjye ntimuzibagirwe buri kanya kose twabanye. Everything what you have done it for all of you guys. Ibintu byose twakoze twabikoze ku bwanyu. You are living legacy, cyase mwabayeho ubuzima bw'amateka, muri kubaka amateka, cyase muri no gukora amateka, ni munagenda muzasiga amateka. As my time comes to an end, tubwigiye cyanjye rero cyo kigeze ku musozo, cyase ubwigiye cyanjye hano kirangiye. Be happy, Oasis are back again. Mwishime iteka ko Oasis yo yongeye kugaruka, cyase Oasis izabihari. Nindi Oasis ni group ikomeye iba muri Manchester, ariko nanone ubundi Oasis mu buzima busanzwe abantu bize geography murabizi. Oasis ni nka like nakuri ubona mu butayu bura n'ahantu haba ivumbi ryinshi cyangwa umusenyi mwinshi. Rero nk'iyo umuyaga uje ari mwinshi ugahuha, akagira ahantu hacukuka akantu kameze nk'akanogo, cyangwa se akazamo ikinogo nyine muri uwo musenyi wo mu butayu. Noho imvura yagwa aho hantu amazi aretsemo akikora ameze nk'akayaga. Nanone ibyo bundi nibyo bita Oasis. Kaba rero n'abafana ba Manchester, yase itsinda ry'abafana ba Manchester bita Oasis, nkuko bumva ngo ni match generation, nkuko bumva ngo ni APL season 1, like nayo ni group y'abafana. Arangije arakomeza avuga ati thank you for trusting me, thank you for pushing me, thank you for loving me.
mwarakoze kunyizera, mwarakoze kumpa imbaraga no kunkomeza, kandi mwarakoze kunkunda. Arangira avuga ati Tony Walsh said in his unforgettable poem ngo this is my place. Avuga ati uwitwa Tony Walsh igeze kuvuga mu muvugo we utazibagirana, avuga ati aha ni iwacu cyase aha ni ahantu hanjye. Arangije ahita avuga ati but I'm sorry Tony, this is my Manchester. Atariko umbabarire Tony, iyi ni Manchester yanjye. Arangije nanone uwo bita Pep Guardiola akomeza avuga ati Noel, I was right. It has been so fucking fun. Love you all. Cyase avuga ati Noel, nakubwije ukuri cyase nari ndi mukuri. Byari ibintu bishimisha kandi byagombaga kuba ibintu bishimishije. Hanje asoza avuga ati I love you all. Cyase ndabakunda mwese. Ngo rero uwitwa Pep Guardiola mu magambo yiwe mu butumwa yageneye ikipe ya Manchester City yarayimazemo imyaka 10. Imyaka 10 yose rero yari umutoza wa Manchester City, yatwayemo ibikombe 20 munabyibuka, Premier League 6, Champions League 1, atwaramo UEFA Super Cup, atwara Carabao Cup, atwara FIFA Intercontinental Cup, atwara FA Cup. Mbega nyine buri kintu cyose kibaho uwitwa Pep Guardiola yaragitwaye hano muri equipe ya Manchester City muri iyo myaka 10 ayimazemo. Manchester City rero nayo yongeye guposta cyase ibinyuje ku mbuga zayo zose, yagize ati Pep Guardiola will step down as a manager of Manchester City this summer. Cyase ati Manchester City azatandukana natwe, cyase azagenda nk'umutoza wa Manchester City, cyase nk'umutoza wa equipe yacu mu meshi igiye kuza. Despite his departure as manager of Manchester City, Pep will continue his relationship with the City Football Group. Twirengagije cyase urenze ibyo kuba zatandukana natwe nk'umutoza, Pep Guardiola azakomeza umubano cyase azagumya kubana na City Football Group. By taking up a role as a global ambassador, the role will see him giving technical advice to the club in the group, working on a specific project and collaboration. Tuzatandukana nk'umutoza ariko azakomeza gukorana natwe nka global ambassador wacu, kandi ngazajya aduha inama za tekinike kuri equipe, muri groupe, no gukora ku mishinga itandukanye n'ubufatanye bwa equipe. Join us in the coming days when we will celebrate Guardiola's time in charge as the club looks to deliver a fitting tribute and farewell to transformative manager who will remain part of the Manchester City family forever. Yase babwira abafana ati muzaze mwe muri kumwe natwe ubwo tuzaba turimo duserebura igihe kidasanzwe, igihe cy'amateka, turimo dushimira cyane tunanezererwa uwitwa Pep Guardiola mu gihe yamaze mu nshingano n'akazi gakomeye yakoze nka manager wacu, uzaguma mu mateka ya Manchester City kandi akaguma ari umunyamuryango wa Manchester City iteka ryose. Avuga ati kabisa mwese muzabe muhari. Ngayo nguko rero ngubwo ubutumwa bwitwa Pep Guardiola amaze gutangaza, confirma cyase yongera kwisubiramo rimwe na rizima ubutumwa agene abafana ba Manchester City, ubwagene abafana, abakinnyi, ubwagene staff, n'ubwagene abayobozi muri rusange, ababwira ati byari bihe byiza, byari bihe byo kwishimirwa, ibihe twabanyemo byose. Hangi rero kambabwire ngo naho ubutaha kaduhurire mu zindi video. Abafana ba Manchester City muri ibintu bishobora kuba bigiye kubagora ko bari bamaze kumenyera Pep Guardiola, abafanye Man City kwera witwa Pep Guardiola ndetse n'abandi mwese. Gusa abafana ba Arsenal, aba Manchester, aba Liverpool n'abandi mwese mujya muri comment mutubwire Pep Guardiola umubona gute. Sharing ino video umufana wa Manchester City wese, iyi video sharing umufana wa Manchester City mugenzi wawe, nawe aze mutubwire Pep Guardiola who is the best manager in the world. If it's him, write his name after 001, but if he's not,
cyase nimba umubona nk'umutoza wa mbere ku isi mwandike banze 001 se nimba ubona ateriwe nanone tubwire ngo kuri wowe ninde. So kabashimire cyane mwebwe mwese twabanye babwire ngo duhure mu kanya. Ciao ciao, ndabakunda.